Umuntu nicyo kiremwa cyonyine cyahawe imbaraga n'Imana zo gusobanukirwa ndetse no gutunga bimwe mu bindi biremwa ku isi. Icyo rero kuri iyi si hari ahantu heza nyaburanga umuntu wese yakwifuza gusura. Dore n'imiterere yaho ishimishije, ariko nubwo aho hantu hahari, n'ahandi kuri iyi si ya rurema hateye ubwoba, ku buryo umenya ibyaho utakwemera no gukandagiza ikirenge hafi yaho, cyangwa ngo ugire umuntu inama yo kujyayo. Muri iyi nkuru twabateguriye ahantu kuri iyi si hateye ubwoba cyane, ku buryo nta muntu utekereza neza agira igitekerezo cyo gupfa kujyayo, uretse gusa uwumva yarihebye. Ku rutonde rwacu tugiye guhera ku mwanya wa 13 tujya ku mwanya wa mbere w'ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi. Tugiye kubagezaho ikiganiro Umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 13 hariho Rift Valley, bivuga ikibaya cy'urupfu, hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina ryaho ubwaryo risobanura gato uko aho hantu hameze. Aha hazwiho ko ari ahantu hambere hagira ubushyuhe bukabije karemano muri iyi si nzima, ubushyuhe bwabo bugera kuri degere Celsius 56.7 zose. Hatitaye ku gukomera kwawe, ubushyuhe budasanzwe bwaho buragutwika bimwe byo ku kigero cyo hejuru, imbaraga zawe zigashiriraho. Igihe kirekire umuntu udafite amazi yamara n'amasaha 14 gusa. Abantu bahagenda bikandagira kandi bagenda bitwaje byinshi byo kubarinda, bakanahamara igihe gito gishoboka bitewe n'ubushyuhe bwaho budasanzwe. Ku mwanya wa 12 hariho The Dankira Desert. Niba washakaga gusura ibihugu byose bya Afurika, sinkubujije, ariko nugera muri Eritrea uzabaza hari ubutayu bwa Dankira, kugira ngo nuhagera uzitonde bikomeye. Harashyuha bikomeye ko hagira ubushyuhe bugera kuri degere Celsius 50. Icyo ntigikomeye kurusha kuba hafite ibirunga bihusuye, kandi bikaba bikurura imyuka mibi cyane ku buzima bw'ikiremwa muntu. Ubwo hameze hatya ntabuze abantu kuhasura, ariko nabo baba bazi ko bashyize ubuzima bwabo mu kaga, ko nubwo bahasura kirazira kikazirizwa kuhagenda uri wenyine utari kumwe n'ushinzwe kukuyobora, kwereka aho utagomba kurenga bitewe n'ukuntu hateye ubwoba. Ku mwanya wa 11 hariho Sinabang Volcan. Ni ikirunga giherereye muri Indonesia, kikaba kiri neza mu butayu bwa Sumatra. Kwitwa ikirunga ntabwo bikigira ahantu hateye ubwoba, kuko kuri hari ibirunga byinshi cyane, ahubwo ikihatandukanya n'ibindi nuko cyo kiruka kenshi gashoboka kandi kikarekura imyuka ihumanya yangiza abantu. Nyuma yo kugira abantu batagira ingano, imfubyi, abapfakazi, abakene n'ibindi kubera kubamaraho abantu n'ibintu, ntabwo cyiteguye guhagarara. Mu myaka 5 ishize cyamaze abantu batuye mu mujyi yegeranye n'ubu butayu kubera kuruka inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri cyakoze ibyo benshi mu bagize amahirwe yo gusigarana ubuzima batazibagirwa. Cyazamuye amabuye manini n'amato n'imyotsi mibi yangiza abantu mu burebure bugera kuri metero 2500. Ibi byamanukiye abantu batagira ingano, bamenye ibyo kizakora ejo. Bari bategereza kujya kuharuhukira, kereka ushaka ikiruhuko kidashira. Ku mwanya wa 10 hariho Radakaiman Underground. Iki ni ikirwa kiri mu gihugu cya Brazil. Bagiye kwitegereza iyo foto iri haruguru, urabona ko atari igiti gifite amabara abiri, ahubwo ari inzoka iri mu giti. Aha hafatwa nk'ahantu hateye ubwoba hambere ku isi. Ibi si ukwivugira kuko impamvu zumvikana. Hano ho hari inzoka nyinshi zifite ubumara buteye ubwoba, hari izitwa buffalo, ariko nazo zifatwa nk'izigira ubumara bukomeye kurusha izindi ku isi. Ahantu haba inzoka nyinshi ku buryo haba inzoka 3 kuri metero imwe. Bishoboka ko wagenda ngo utere intambwe 2 udakandagiye imwe muri zo. Uburyo ahantu hateye ubwoba uhajyana n'umuntu ukuyobora cyangwa ukamara igihe gito. Aho hantu nta muntu n'umwe wemerewe kuhagenda, niyo bavuga ko wagombowe inshuro 1000. Adagwa kurusha ukuri kubitekereza. Ku mwanya wa 9 hariho Madidi National Park. Madidi National Park iherereye muri Bolivia. Ifoto ya mbere ukibona wasenga amazi agufasha kugera ahantu nk'aho ugihumeka bitewe n'ukuntu hateye, ariko umenya ibyaho neza wasenga ngo ntihazagire n'inshuti yawe hakandagiza ikirenge bitewe n'ukuntu hateye ubwoba. Ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane, ariko ntibigaragara inyuma. Muri iyo nyanja harimo ibiti bito cyane birekura umwuka mubi cyane, temerera umuntu yarimo guhumeka neza, kandi ukanamutera ibibazo bituma apfa nyuma y'igihe gito bitewe n'uburozi buvamo. Hari na parike nayo irimo ibiti bibi cyane, ku buryo igisebe gito ugiriyemo kinjiza uburozi mu mubiri wawe bukakwangiza. Hagaragara neza, ariko si ahantu wagushimira kujya uramutse ukunda ubuzima bwawe. Ku mwanya wa 8 hari Bikini Atoll.
The Marshall Island hagati yo mu nyanja ya Pacifique. Muri isi hari ahantu heza henshi, ariko aho ho harahebuje. Uhisanze wanezererwa uko hasa, uko hateye, bitewe n'ibyo waba uri kuhabona, ni nka paradiso. Ibitagaragara byaho bitandukanye cyane n'ibikubwira ko ari heza, kuko hari aho bageragereza ibisasu bya kirimbuzi byatumye haba ahantu hahora imyuka yangiza ikiremwamuntu. Abahaturiye nabo bahora bimurwa umunsi ku wundi bitewe n'ububi bwaho. Rero urumva ko kuhajya atari igitekerezo kizima. Ugihabona ntihagutera ubwoba, ariko uhasobanukiwe ntihagutera ubwoba. Magana y'abantu amaze kuhaburira ubuzima, hakuye kuko umaze kureba iyi nkuru, ndamya neza ko utazagwa muri uyu mutego. Ku mwanya wa 7 hariho Afar Depression. Afar Depression iba muri Ethiopia. Iki ni ikirunga cya Erta kiri aho bita muri Afar mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikomeye kuri uyu mugabane, bitewe n'imitingito gitera muri aka gace giherereyemo, kiruka ku buryo budasanzwe, ko kinarekura ibuye bishyushye ku rwego rwo hejuru banze n'umuriro. Ibyo bikangiza abantu bimwe bikomeye cyane kandi bikanangiza ibintu n'abantu. Igitangaje kiri kuri iki kirunga ni uko umutingito gitera udapfa kurangira, bigahora binisubiramo. Aha akaba ari naho gitandukaniye n'ibindi birunga. Hari abantu banezezwa no gusura ibirunga, ariko iki cyo bakwishimira no kwegera aho kiri. Ku mwanya wa 6 hariho Lake Natron. Uyu ni umugezi uba hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Wasoma Tanzania ukagira ngo ni ahandi hantu hatabaho. Oya, ahubwo naho hafi pe. Ni abantu bake bahita bemera ko uyu ari umugezi, bitewe n'ukuntu ugaragara, ariko gutyo ubibona ku ishusho ni nako uhegereye wabona bimeze. Uyu mugezi rero ni iki kidasanzwe ufite kiwutera kuba ahantu habi cyane ku isi dutuyemo. Umunyu wo muri uyu mugezi ufite uburozi butemera igihumeka na kimwe kuwubamo. Uturuka ku bantu, amatungo ndetse n'ibiti, nta na kimwe urebera ijisho, kuko uhita wica vuba na bwangu. Wogamo kirazira kikaziririzwa, kuko umwuka wonyine wo muri ayo mazi utakwemerera kuryoherwa no koga. Aho kwicwa n'aya mazi wakwicwa n'inyota. Ku mwanya wa 5 hariho Mount Huachuan. Mount Huachuan ni umusozi uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Umusozi wa Huachuan abenshi bawita Hua. Uherereye hafi y'umujyi wa Huai mu ntara ya Shaanxi. Ni umwe mu misozi 5 yera mu mateka y'Ubushinwa mu bijyanye n'amadini ndetse n'imyemerere. Umusozi ufite udusengero 5 twose, ukaba ufite uburebure bungana na metero 2,155. Ese iki gituma uyu musozi uza mu hantu hateye ubwoba ku isi? Usanzwe uyu musozi mwiza uryoheye ijisho kuwureba. Umusozi kandi unasurwa n'abamukerarugendo baturutse hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Gusa ariko uyu musozi mubi cyane kandi ufite inzira zigoranye umuntu yakwita iz'urupfu kubahasura. Umusozi ufatwa nk'ahantu hera. Ni umwe mu misozi 5 yera mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri iyi misozi amoko bakozwe inzira zigizwe n'amayesikariye azamuka hejuru, ngo zijye zifasha abazamuka uwo musozi, kandi ngo zijye zibafasha kujya ku gasongero kayo kari 5. Gusa kuzamuka uwo musozi ntabwo byoroshye ku bantu barambirwa vuba. Ntabwo byaborohera kuwurira bitewe n'uko ari muremure cyane kandi ukaba uhanamye. Umusozi ufatwa nk'ahantu hateye ubwoba cyane kuwurira kurusha ahandi hose ku isi. Nyamara ibi ntibibuza ko hari ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi bakaza kurira uyu musozi, batitaye ku byago bishobora kubageraho birimo n'urupfu. Uko imyaka igenda ishira, ba mukerarugendo bifuza kurira uyu musozi barushijeho kwiyongera, bituma banashyiraho ibindi bintu byunganira za esikariye mu kuzamura abantu. Impande z'uyu musozi haba hari ibisa nk'ibiraro, ariko byubakishije ibiti, akaba ari nabyo abantu buririraho. Hejuru yaho haba hari iminyururu ikoze mu byuma, igihe abagenzi bari guca kuri bya biti akaba ariyo bafataho. Mu by'ukuri ruba ari urugendo runini kugira ngo umuntu agere ku gasongero, kandi ruba rurimo ibyago byinshi byo gupfa. Iyo ibyo biti bivunitse hariho abantu cyangwa se iminyururu, kiba gisigaye ni uko abantu barundumukira ku manga baturutse ku musozi hejuru. Birumvikana ikiba gikurikiyeho ni urupfu nta kindi. Nta mubare wizewe w'abantu bapfira kuri uyu musozi, ariko bivugwa ko byibura abantu basaga 100 bapfira kuri uyu musozi buri mwaka, bazize ibyo benshi bita kuryoshya, kwenjoyinga cyangwa se kurya ubuzima. Ku mwanya wa 4 hariho Grand Canyon. Grand Canyon ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Arizona. Aho habonye wagira ngo ni ahantu heza ho gutemberera.
cyangwa kwifotoreza nk'uko bamwe bajya babigenza iyo bageze ahantu hadasanzwe. Ariko hano hantu hateye ubwoba kuko iyo uri aha hantu uba usabwa gutera ikirenge ahantu habi ugahita ugenda, biba bikwegereye cyane kuko ikosa ryose wahakorera ari uguhita upfa. Aha niho hantu ha kabiri ku isi hiyahurira abantu benshi, impamvu bahajya nawe wahita uyumva. Ntawajya gushaka amazi mu nyanja ngo ayabure kuko inyanja nta kindi ifite nkayo. N'aha rero urupfu rwose si ugushakisha, ruba ruri aho hafi. Ku mwanya wa gatatu ku bantu bateye ubwoba ku isi hariho umujyi Juarez Valley. Umujyi Juarez Valley iherereye muri Mexique. Ni umujyi ufatwa nka Ghost Town. Ghost Town ni ya mijyi iba yarangiritse itagituwemo n'abantu. Ni ya mijyi bisigayemo inyubako gusa, imihanda, cyangwa se ugasanga ari ya mijyi isigaye ituwemo n'abantu ariko basigaye ari bake batangana n'abari bawutuyemo bwa mbere. Hari igihe abantu baba barahunze uwo mujyi bitewe n'impamvu zitandukanye, intambara, inzara, imyuzure ndetse n'ibindi biza bitandukanye. Uyu mujyi wa Juarez Valley uteye ubwoba cyane ku buryo na polisi ya Mexique ubwayo itinya kuhagera. Abapolisi ndetse n'abandi bayobozi bagerageje kuza muri uyu mujyi bose baricwa. Muri 2010 polisi y'iki gihugu yatangaje ko muri uwo mujyi byibura habera ubwicanyi bw'abantu babiri nibura ku munsi. Mu mwaka wa 2019 abapolisi boherejwe gucunga umutekano muri uyu mujyi, birangira bose bishwe. Umujyi urimo imisaraba myinshi ishinzwe mu butaka, ibikuta bisize amaraso n'ibindi byinshi biteye ubwoba. Abaturage babo batabashije guhunga babaho mu bwoba bukomeye, ku isaha iyo ariyo yose bashobora kwicwa. Umujyi wa Juarez Valley bawita ikibaya cy'urupfu. Uyu mujyi uyoborwa n'amabandi acuruza ibiyobyabwenge nibo bategeka ibikorwa byo muri uyu mujyi. Uyu ni umujyi wahoze ufite abaturage basaga 60,000, ariko kugeza ubu tuye n'abaturage batarenga 5,000. Nabo babaho mu bwoba bwinshi bukomeye ndetse n'ibyago byinshi byo kwicwa. Ku mwanya wa kabiri hariho Mount Washington. Ni umusozi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington. Uyu musozi ntusanzwe kuko niho hantu hejuru hagira imiyaga yihuta cyane kuri iyi si. Iyo uri hejuru cyane aho umusozi urangirira ushobora no guhuhwa n'umuyaga ugenda metero 27 ku isaha. Wabaye ufite ubushobozi bwo guhagarara ngo bihagije ngo ube wajya kuri uyu musozi kuko hari ubukonje buteye ubwoba, hakanagura urubura rutagira akagero. Ibyo bigatuma haba ahantu hateye ubwoba. Umuntu wakandagira kuri uyu musozi yemerewe kuvuga ko yageze ku gasongero ka Everest, kuko uko uri kuri uyu musozi ari hejuru ari nako kuri Everest yaba ameze, ariko bikaba bitandukanye uburyo hateye, kuko uyu musozi ahantu hateye ubwoba ku kigero cyo hejuru. Ku mwanya wa mbere hariho Yungas Road. Yungas Road ni umuhanda uba mu gihugu cya Bolivia. Ni umwe mu mihanda mike cyane uhuza ishyamba rya Amazon ndetse n'igice cy'umurwa mukuru wa Bolivia. Uyu muhanda nawo ubwawo ufite izina riteye ubwoba, witwa umuhanda w'urupfu. Uyu muhanda wubatswe n'imfungwa z'Abanyaparagwe mu mwaka wa 1930. Kubera uburyo wari ushaje cyane wongeye gusanwa mu myaka 24 ishize. Uyu muhanda wa Yungas ufite uburebure bwa kilometero 4,600, ukaba uhitana ubuzima byibura bw'abantu bagera kuri 300 buri mwaka. Gusa ariko igitangaje ni uko uyu muhanda bita urupfu abantu bakurura ba mukerarugendo benshi muri Bolivia. Mu mihanda iteye ubwoba kuri iyi si, umuhanda unyura hagati y'imisozi ihanamye, munsi yawo haba hari impanga. Ibyo byose bishyira uwo muhanda mu mihanda iteye ubwoba kuri iyi si dutuye. Ngayo nguko ibyo byose twabateguriye bigendanye n'ahantu hateye ubwoba kuhagera kuri iyi si. Gusa si byo byonyine kuko aribyo twabashije gukusanya. Ndagushimiye wafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Kandi niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel. Ndabakunda, Imana ibarinde.